Ijambo ry'umunsi, utubohorera ubuzima. Soma ku gice cya 4 umurongo wa 16 kugeza ku wa 21. Dore ku by'amaso y'abantu tubona, twibwira yuko bari abahora baseka, bisiga amavuta meza ndetse bakanambara imyenda ihenze itangaje, ari abantu b'ibitangaza. Rimwe na rimwe yewe tukatunifuza kumera nkabo. Nyamara ariko hari n'igihe twibagiza yuko bashobora kuba nta mahoro y'imbere mu mutima bafite. Ushobora kuba ibyo babonaho bitandukanye cyane nuko bameze imbere. Mu gice cyacu cya none, Yesu asobanura intego ye. Yaje kubohora abari mu bunyage. Kristo yavugaga ubwoko butandukanye bw'imigozi ishobora gufunga ubugingo bwacu. Ubwa mbere, Yesu yamenye ingoyi y'icyaha. Soma mu gice cya 3 umurongo wa 23. Iyo rero noneho twemeye impano ye, dushobora noneho kugirana umubano mwiza na Nyagasani. Icya kabiri, aratubohora ibyaha bikomeye ndetse n'ishyari. Umwuka we aba muri buri mwizera wese kandi atanga imbaraga zo gutsinda amahitamo mabi. Adushoboza kandi mu gukora ibyo ashaka. Umuremyi w'abantu yasize icyo mu mitima yacu cyabasha gusa kuzuzwa na Kristo. Ese aho nturi mu bantu bagaragara ko bishimye inyuma kandi basa nkaho ubuzima bw'abaryoheye, nyamara ariko imbere bakumva badatuje, ahubwo bakikijwe n'ubusa gusa. Yesu Kristo niwe wenyine ushobora kugucungura, niwe wenyine ushobora kubabarira ibyaha byawe, niwe wenyine ushobora kuzuza umwanya w'ubugingo bwawe. Kristo niwe wenyine ushobora kuzuza ahandi mu mutima wawe hari ikintu kibura. Emera kuyobore none, reka yinjire mu buzima bwawe. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo mu magambo ahinnye izwi nka NEMI. Wabutekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi kandi zagufasha mu buzima bwawe, zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye, izirimo nka pastoral studies, uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugira kandi biblical studies, igwa amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Dufite kandi Christian counseling, inama za Gikristo zigufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza umutima. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa3.nimibibleinstitute.com, cyangwa ukaba watwandikira kuri WhatsApp yacu ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 654. Twishimiye kuzaganira nawe ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana.